asa none iyo orange urimo kwiyahuza ntikwica ndi vierge Olivier twizere yuko ya magambo yose yarangiye ubu wabaye vierge nabaye vierge nowebye ntabyo ibyo gufana pe niyo mpamvu uzanye ibyo ngibyo nta mufana twebwe ikipe ya Sport yakomotse ku bapadiri ku mwami ntabwo twebwe tujya mu birozi twebwe icyambere twizera Imana hagira umusinga kandi bura Bikira Mariya n'abafana Rayon Sport nta kuntu Bikira Mariya n'abafana Rayon Sport ngo tujye mu burozi twebwe kenshi dutsinda kubera Imana Bikira Mariya afana Rayon Bikira Mariya ziramuzi Bikira Mariya yambara ubururu n'umweru naho hari mu ijuru ese ndumva abana bawe bapima metero zingana na santimetero ya abana banje ntabwo nigeze mbapima sinigeze mbapima icyo nzi nuko ari barebare Mana ishobora byose Mana nkunda nkweretse yutubica n'Imana ndayikweretse ujye uyirinda kandi Imana aho abandi baba baburiye abasab views iyo igihora Asansana reka tubasuze tubifurize igitondo cyiza cyangwa se mugoroba mwiza bitewe naho uherereye hariho hose ni Wisdom TV Rwanda niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze ariko by'umwihariko gakunda ndetse ugakurikira Wisdom TV Rwanda turagusuje kandi warakoze gukora subscribe niba utarakora subscribe reka tukubwire ngo waracikanywe kora subscribe tubane umunsi ku munsi nzovu y'imiringa nzovu wa Gikeri toka satani nzovu gusa Nzovu meza bite meze neza ni wane ikirere cyiza mujyi wa Kigali meze fresh clean urabona harakonje harakabeho bantu mbibutse muri mu mashuka mugura amakuvuro cyangwa mushaka abagore bafite nyashya abagore bafite iki ikibuno turi kumwe n'umutoto Ludi Queen witi Queen bisubiremo ko abana bagira bitwa bakwiri bagira abanyina biba hari umama ufite umwana bita Queen ejo bundi yanyashije 200 yongera ntwara 20 reka ubwo ni Queen bararimuhimbye naga ari akwibye se cyangwa umuhaye hanyibye kuri telefone reka azi umubare wanjye wibanga reka waho n'ukuntu wimana Nzovu uyu munsi wasokanye n'akana keza gato cyane gakeye ku maso ariko nta buno gafite yahaguruka shabyi bafite yata abazungu bakunda nahaguruke turebe haguruka shashi ushaka kunde base urebe haguruka sha kamyange ko n'undi byanga ngiye cyumba shaka mba nyangushimishe ndebe ko nakwemera cyangwa nakugaya oya mfite twadutaye tw'abazungu Yegundana n'abazungu ngiye sindi umuzungu rero asenza vuba wari wahoberanaho n'umwana ungana gutya umeze gutya ufite taye nkingi abana cyangwa abakecuru uyu mukobwa nk'uyu nguyu mwari nk'uyu asa none iyo orange urimo kwiyahuza ntikwica ndi vierge Olivier twizere yuko ya magambo yose yarangiye ubu wabaye vierge nabaye vierge rya jambo rimenyerewe cyane uyu munsi ntabwo uri burikoreshe yangiye birabina nabivuyemo wakijijwe narakijijwe ngiye kuzaza nganira ibindi byo kuganira birahari ariko amagambo nkariya ntabwo ari meza twabaye tuyagabanyije mugushima Imana kabisa ko wakijijwe pe Nzovu urabizi ko wicaranye n'umukobwa witwa Queen ni umukobwa wanjye waje kuganira n'umwana wawe ni umwana wanjye ndamubyaye ni umukobwa wanjye uyu mukobwa wawe kandi n'umugore wawe akitwa Mama Queen mfite umugore akaba afite umwana bita Queen ariko bajya bavuga ko atari uwawe Queen se umukobwa si uwanjye nitwa Queen babivuge pe wicaranye n'umwana wawe mu kiganiro cyane ko mubona ari inzobe ngende igikara inda ibyara mwe na Muhima mama w'uyu mukobwa ni inzobe yakurikije mama wiwe ntabwo yakurikije papa wiwe cyane Nzovu iyo bavuze ngo indi byara mweru na Muhima basobanuye iki babasobanura yuko ushobora kubyara umwana uwo mwana wamubyara nimuse ushobora kuri na mugufiya umwana kaza ari muremure niyo mpamvu bavuga ngo indi byara mweru na Muhima umwana bari ko yishakiye arivukira none se ijambo Muhima ryaturutse he
senze izina ryatutse aho mu bahimi i Buganda. Bahimiri ya Uganda. hanyuma Mweru Mweru ndibyara Mweru na Muhima. Ibyo ntabwo ndabisobanukirwa neza. Ikinyarwanda gikomeye cyane. ubu iyo wumvishe indi byara Mweru na Muhima wumva yuko ari amabara gusa atandukanye. Oya babashatse kuvuga ko umwana yivukira uko ashaka. Ushobora kuri mugufiya umwana akaza ari muremure, ushobora kuba ufite nk'abari bafite uruhu akabyara umwana w'igikara, akabyara umwana udasa na mama we cyane papa we. Ese ndumva abana bawe bapima santimetero zingahe na santimetero? Abana banjye ntabwo nigeze mbapima, sinigeze mbapima icyo nzi nuko ari barebare. None se ko tuzi yuko muri gene y'umuntu sibyo iyo umuntu ari mugufi n'ubundi ngo abyara umwana mugufi urabyemera? Reba uyu mukobwa ni mugufi. Mugufi. Si umukobwa wanjye se Cyane. ariko wagutse ukabereka ukareba ko ureshya nka so. Reka ndabasumba cyane. Urabona atansumba se? Amasumba neza se umukobwa wanjye. Niyo mpamvu avuga ngo indi byara Mweru na Muhima rero. Yakamwana ngo umugore we yahukanye wabimenye? Urabeshya. Byo nubwo tubyumvisha koko se. Aya makuru nubwo tubyumvisha. Ariko Yakamwana icyo nzi ntabwo yaraye iwe mu rugo. Yakamwana ngo yiberaga Sodoma kuva mwava muri Genesis. Umugore mwavuganye se? Ni Yaka niwe umbwiye ngo umugore ayasanze umugore yarudade yigendeye. Urabeshya koko se? Agomba kubikora urukumva ntabwo yarahiwe. Fred urabeshya. Ntago mbeshya ngo rwose yaje asanga urujyaro dadi ngo yabuze naho aca ahindura imyenda. Aca katigeze harara. Nyine ubu nibwo ahageze muri iki gitondo. Urabeshya. Nyine ubwo urumva umugore yarakaye. Arambwira ati ngo niba ngo yagiye ngo hehe. Yamubuze neza ubu. Cyangwa yagiye kurangura. Yatangiye gukora se? Ibyo bintu simbyemera byaba ari. Ugiye kumuhamagara? Reka mpamagara umugore. Uhamagara umugore cyangwa uhamagara umugabo? Azango handitseho nguki. Handitseho A. Izina yari yaranyanditseho se? Yari yaranyanditseho ngo indayi. Uko se nikabibona? Fanta. Aro? Umeze ute mukobwa wacu? Uwo mugabo ko tumushakara muri kumwe. Kumva ko yarakaye. Sawa sang mpamagara. Yarakaye birumvikana. Namari umwana afite agahinda. Ntago mwumvishe sugo. Yarakaye kabisa. Niko nyine sinzi nimba madamu Yaka yagiye ariko agiye akimara gushakura umugore yavuze ngo urwanzovu rwasenyutse mwako ngiye ngo ngiye gushaka. Ni yubake ntaribi. Urate kuvuga yuko yaguteze iminsi nawo urwe rutaraye. Aze ko ataraye. Ameza angahe? Ngengeze Sodoma barambwira ngo yarari Sodoma. None kandi ninjo twe turi kumwe ahantu yasinza aterana n'amana ashaka kurwana ariko ngiye ubwo nahise nitahira hakiri kare. Ese Nzovu Yaka ujya ufata umwanya ngo umugire inama nk'umuntu umuruta kandi umurusha experience. Ariko reka nkubwire Yakamwana ntabwo wamugira inama ngo ayumve. Aravuga ati ngiye nta muntu nyobora ndiyobora. Mushana no kubipfa mushana no kurwana. Uriya rero uramwihorera. Queen mu gihe umaze wumva Nzovu umufata nk'umuntu umeze ute kuri wowe? Nzovu mfata nk'umuntu ndutashye ni icyambere. Ikindi ni inshuti yanjye. Muri make ikintu navuga kuri Nzovu wenda uko mufata uburyo mufatamo. Wamusomeje ariko. Navuga ariko uri kumva ni papa wanjye. Ntabwo yasomeye. Umwana neza ko usomye umuntu muri mu rukundo. Uyu ni umukobwa nge ntabwo turi mu rukundo. Amfata nk'umubyeyi we. Kuko ndamuruta mfite imyaka iyi niyi waracyafite imyaka mike. Kumva ni papa wanjye aranduta.
uyu munsi wa none Nzovu hari ibikorwa amaze gukora mu Rwanda byanga bikunda byinspira urubyiruko cyangwa se n'abantu muri rusange. Uyu munsi wa none ni iki kintu ujya ubona kuri Nzovu ukabona kirakwinspira cyangwa se nk'isomo mukuraho usibye ibindi byavugwa ku ruhande nk'isomo we wamukuraho nkaho? Aro madamu yaka vana kuri Nzovu. Nzi kukubwira uwo mugabo yaraye aho mu rugo. Ntabwo ari amakuru kuri kw'Imana nuko ngeze Sodoma nukuri kw'Imana mu ijuru nta makuru mba nshaka ndaguhamagaye. Sawa saga umubwe azirikane isaha yo kwa DJ Burana umubwe ko sene dufite aho turi bujye gukora. Niho dukora mu sinzi ubwo ngubwo ariko ubwo se nimba aryamye ubwo ngubwo ntaza sene ziraba zitamushizemo. Sawa sawa reka mbe uze kumwibutsa gusa. Sawa Yakamwana yabuze cyangwa umugore niwe wabuze? ngo ari mu ikayitse ngo arimo kongeramo izindi nzoga tujya kumureba se? Mureba mwibiki n'umwana wanjye se umwana wanjye ko turi kumwe. Kandi ari inshuti yawe magara. Urumva ngewe ari mu bice bya Sodoma. Umugore we nawe arimo kwanga kuduha amakuru nyayo. Umugore ariko ngo yagiye uko yakayasanze urugero ukinze. Ibyo simbizi ubwo wasanga umugore yagiye kurangura. Queen uyu munsi wa none nandi ndimo kubaza ngo ni iki kintu cya Nzovu ni iki Nzovu akora uyu munsi wa none kikwinspira? Ikintu Nzovu akora icyambere arisanzura kumva abasitari benshi bo akenshi nyine wenda akunda kuvugana n'abantu benshi ariko icyo nzo kuri Nzovu ahariho hose wamusuhuza cyangwa mwahurira ugahanga kwisanzureho iyo foto yishaka muri kumwe arayiguha. Rero nicyo kintu nyine mbona yuko arusha abandi. Ikindi mwigiraho azi gukora gukorera amafaranga ni umukozi kabisa. Umukozi pe Queen anjye ntago meze nk'abarabaye akayaki afite nk'ijana afite 100 ingahe afite 80 ntago wamuhamagara ngo aze mu kazi ariko buriya nabwo mvuga ko ari nk'ubujiji kuko buriya ahubwo iyo ufite nk'ijana urayongera. We agaruka mu kazi amafaranga yashize kandi burya nta makosa iyo amaze gushanirwa atangira bundi bushyashya ariko buryo ufite amafaranga murakomeza ugakora ariko impamvu ngiye mbona abikora nkanjye ndi mu matsinda ntanga amasosiyete ku munsi ntanga ikimina buri cyumweru tugabana 2 mu mwaka. Mfite sosiyete ntangamo 4,000 bya buri munsi baduha mu kwezi. Ubwo urumva ngiye kuvuga ngo mbonye 100 ndahagaze rya 100 ndaririye rirashize ntabwo nabona amafaranga ntanga mu masosiyete y'abantu. Ubonye ukuntu ngeze hano kare nuko naraye mvuganye na Fred ndamubwira byaba saa 2 byaba saa 1 inze dukore nkomeze njya ahandi ko mfite n'undi ndi bukorere Kimironko mu Kanyaramamagaye mve Kimironko niba ngombwa nkomeze kwa DJ Briana mave nge n'ahandi gutyo. Nzovu ibintu uvuga ngo utura mu bibina ko kurabikora? Ni ukuri ko ndabikora. Buriya ubona uyu munsi wa none ibibina bigufitiye akamaro ki? Abona ibibina nko mu kwa gatatu tariki 30 ngiye rwose nk'ibihumbi 300 nzaba nyafite. Ibihumbi 300 zawe bifite? Ese Nzovu hari ukuyagira no kugira icyo yamaze nk'iyo yabonye amafaranga kumarira iki? Amafaranga nk'ayo byiza rero kuko ubundi ko ufite amafaranga nk'ayo kuyagendana kuri telefoni si byiza. Unamenye ubwenge ubushize banyibyeho 400 ariko ubu bakwibye 400. Gute se? Kuri telefoni umuntu yarazi umubare wanjye w'ibanga. None ubwo butare mu kwa nimfata yo ngayo nzahita nzafunguza bank mitinyashyira kuri bank nongere nkomeze ibibina nanone nongera nkabona 300 nyashyire kuri bank yega agenda gwiragura gutyo ku buryo wagiza kuyo kugura akabanza ntukomeze gukodesha ukajya mu nkengero z'umujyi wa Kigali kagura nk'akabanza ka 2,000,000
uko hagenda hagira iterambere ushobora kugura icyo kibanza nyuma y'imyaka 2 kikaba kikubye inshuro zingahe. Biba byiza rero niho umuntu cyangwa ukaba wahita ucyubakamo. Mu magambo wigize kwivugira ubwawe mu biganiro byatambutse twagiranye, wigize kumvikana umbwira ko abanyamakuru tutakwiko ibyacu ari ukwigurira utubanza n'utumodoka tutajya hanze ngo twenjoyinge, ngo wowe ibyawe no kwenjoyinga gusa nta kintu. Uyu munsi none muravuga ngo erega reka nkubwire buri muntu n'icyo akunda. Kujoyinga nabyo umuntu arajoyinga. Buriya rero nanone ushobora kwanga kujoyinga ukitaba Imana, ariko ushobora kuvuga iti reka ngiye Igisenyi nduhuke mu mutwe. Akenshi nkatwe mu mutwe akunda kunanirwa kubera amagambo tuvuga. Erega kuvuga amagambo uhereye ku itariki ya 2 ukarangiza umwaka kandi ugenda uhinduranya. Rero icyiza nuko ujya Igisenyi ukaruhuka, ugafata icyo cyumba ukiryamira, ukajya mu mazi n'imbara agafi ukakarya. Ariko nanone n'ubundi nayo Kigali urayafata, wafata izo ndangamirwa zikayakwiba cyangwa zikayakurya. Ariko ugiye ukigendera ugafata icyumba cyawe ukaruhuka ukamara iminsi 2 ugaruka mu mujyi wa Kigali wumva umutwe waruhutse. Azenzo hari abantu bajya bumva muvuga ijambo indangamirwa bakavuga ngo ese biriya bintu ni plank cyangwa kuko bari abantu barabikora. Ese koko Nzovu ubuzima bwawe bwose buba mu ndangamirwa gusa? Ngiye ubuzima bwanjye bwose ntabwo buba mu ndaya. Ngiye urabona mfite ibimbaza amafaranga yenda kuko ntabana n'umugore, nshaka kujyayo nka rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi ko mfite umubiri. Rega umubiri kuvuga ngo urarya uranywa ifanta hoya, hari n'ibindi umubiri uba ukeneye. Nzovu ijambo boyfriend risobanura iki? Inde ijambo boyfriend ni inshuti yawe. Inshuti yawe bwoko ki? Inshuti yawe ishaka kuba ari inshuti yawe. Nkanjye ndi umuhungu ushaka kugira inshuti y'umukobwa. Hanyuma iryo jambo boyfriend rikoreshwa hehe? Simbizi ibyongereza ntabyo nzi. Simbizi neza. Nabyumva sano babivuga ngo mfite boyfriend. Ariko mba numva ko mfite inshuti. Hanyuma girlfriend. Inde? Girlfriend. Byo simbizi. Ijambo girlfriend ni ikinyuranyo cyangwa ni opposite ya boyfriend? Ubwo wowe iyo ufite girlfriend uba ufite ni ikinyuranyo. Nine ndiyo ndakubaza, iyo ufite iyo bavuze ngo ufite girlfriend wowe nkawe Nzovu ahubwo nkanjye utabizi binsobanura. Ngiye ntabwo nizi Icyongereza ntacyo nzi. Na rurimi na rumwe uzi? Ngiye biterwa n'igihugu ngezemo. Iyo ndi mu Rwanda mvuga Ikinyarwanda, n'andi bugane nkavuga Icyongereza, ndi mu Faransa Igifaransa, n'andi mu Bwongereza Icyongereza. Nese Nzovu uzi Igifaransa? Ni gakeya cyane ariko no. Ubu ngubu ugiye nko kubwira umuntu ngo ndashaka ibiryo wabivuga gute mu Gifaransa? Ibiryo se si manje. Nine ubu icyo nakubajije, ugiye nko gusaba ibiryo, urugero usanze Queen mu rugo n'umwana wawe, ushaka kumbwira ngo Queen mpereza ibiryo, mu Gifaransa wabivuga gute? Queen vie papa et manger. Papa we arashaka ibiryo. Nzovu ni iyihe show wigize gutanga utajya wibagirwa cyangwa waba wibuka neza ukavuga uti show yari y'umuriro kuri gihe? Show ni zira zo muri Jazz Comedy. Ziraswaga cyangwa se ira morale uba ufite kuri stage ikura he? Erega reka nkubwire Fred, nta kuntu waba uri imbere y'abantu bangana kuriya ngo yifate mapfubyi ugende uceceke uhagaraye nk'igitoya. Wowe ureba abantu bakuri imbere kandi nanone ubuvuga iti ni ishema. Reka ngiye buriya ejo bundi nabanje shyiramo utubye nka tungahe kwa Karabutoni Kibonke. Baza kwa dufata nka 3:30 saa 4
ubwo njyayo basunywa n'izo byeri wari badushyiriyeho akaguru ke ngene akamwana akaguru kene kose tubanza kugakubita aha muragenda turagenda hariya ugerayo uzi ko ibyo ugiye gukora ubikora kandi njya akenshi ngiye nk'ahantu hariya niragiza Imana ndabona Imana mu byo ngiyemo ubimfashe sincike intege dore bariya abantu mba ndi imbere yabo kandi koko bikagenda neza abantu bakomeza bakomya amashyi buriya abantu iyo bakwishimiye bagakoma amashyi bumva ko ibyo urimo gukora koko babyishimiye. ese Nzovu iyo ubonye abantu bakwishimiye babaye excited batangajwe na Nzovu kubona yaje kubaha show n'iki wowe nkawe nk'umuntu ku giti cyawe nuwuhe mwihariko bigusigira? Njye umwihariko binsigira gukora cyane sincike intege nkavuga nibura kugira ngo nabwo Merci ahantu adutumire nuko ibyo abona hanze dukora tuba twakoze cyane. Hari abantu bajya bibaza amagambo ukoresha ahantu ugiye akora nk'umuntu akakubaza ikintu wowe ugahita usubiza ikindi kitajyanye ariko mu buryo bwo kwintertaininga cyangwa se gushimisha abantu. Biriya bintu abantu bamwe bajya bavuga ngo urabyikoresha ububiza aho ukabivuga kuriya kuko ari kubishaka. Biriya bintu ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyikoresha cyangwa iki n'ibyo mba nzi ngewe nk'urugero sinigeze niga ushobora kumbaza nk'ijambo harisubiza nabi kandi buriya nimba umuntu akubajije ikintu nubwo waba utakizi aho kugira ngo uceceke vuga n'igishaka kibe gipfuye ariko ukivuge wabona umuntu wawe uranyeganye buriya nibyo bintu biba ari byiza rero. Nzovu umwe mu bantu babayeho hambere umwami wayoboye u Rwanda wa mbere ninde? Ni Kigeli wahanze u Rwanda. Ni Kigeli wahanze u Rwanda nyine yitwaga gute? Nzi ko bamwita Kigeli Ndahindurwa wahanze u Rwanda. None se Nzovu nuhe nabahe bacakara ba mbere bageze mu Rwanda? Abacakara mu byerekeye iki? Abazungu bageze mu Rwanda bwa mbere bose bitwa ngo ba Von Gotseni no bitaga Von Gotseni hari n'undi ubundi ni babiri baje mu Rwanda. Hari ngo waje gushaka ngo isoko ya Nili aho ikomoka mu Rwanda hari n'undi ngo niba ari wabatije umurwa mukuru Kigali ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba ari muri Kongo niba ari hehe ni ikihe gihugu cyane cyane wakunze kugendamo kitari u Rwanda? Uburundi. Urabakunda? Abarundi rwose Uburundi bwose ndabuzi nagiye i Burundi i Bugande naho njyayo agace gatoya ahandi nagiye ni heda mu kindi gihugu no muri Kongo nagiye kuko nambutse Petite Barriere ngera mu Bireri Goma. Utangaruka watinye isasu wumvije isasu oya iki gihe bari batatangira no kurwana igoma hakiri mu maboko ya Republika Demokarate hatajya mu maboko ya M23. Uba wumva usibye kano kazi uyu munsi none ukora uyu munsi uramutse ugahagaritse Imana ikagutiza imbaraga zawe nko mu myaka 15 cyangwa 20 ishize wumva wakora iki? Urabona aka kazi karamutse gahagaze narizigamye mfite amafaranga kuri konti najya mu bucuruzi. Nzovu ko buri mwana wese akurana inzozi cyangwa akavuga ati ngiye ngomba kuzaba iki ngiki ko byagenda kose wakuze wumva ufite zenego muri wowe? Ngewe nkura nta nubwo ibingibi bya sinema nakeka ko nzabikora kuko ubwo urumva kiragiye ngewe nikundiraga ibintu by'umupira tugakina za karere nkumva ko nzavamo umukinnyi ariko byangiye iby'umupira byanze nongera kwisanga mu mafilime. Uyu munsi uri kumwe n'umwana muto cyane w'umukobwa ufite ejo ufite iterambere yumva riteganya mu mutwe ariko nubwo wenda ryaba ritaraza ariko ariteganya nicyo wamubwira? Uyu mwana kuko aracyari mutoya ntari mu myaka nk'iyo dufite ni mushiki wacu. Urabona muri iki gihe perezida wacu w'u Rwanda ahora avuga ngo urubyiruko mwihangira imirimo. Nimba afite amashuri nimba arize segonderi
namugira inama yo kwihangira umurimo agakoresha cyane internet. Akenshi n'aho akora irahari, agashaka akaba afite telefoni akazajya ku rubuga, hari ibintu byinshi yakora kuri telefoni byamubyarira amafaranga. Telefoni umuntu ayikoreraho ikamwinjiriza cyane cyane, uzi ko ushaka kuyikoresha kuri YouTube channel, ibintu byinshi cyane akazabona amafaranga arizanye. Nzovu, wagaragaye muri stade urimo kwayura bagutsinze, uyu munsi uracyafana rero? Respo ni ikipe yanjye nubwo yatsindwa, nubwo yajya mu cyiciro cya kangahe, usibye ko bitashoboka. Respo ngenza igwa inyuma, ni ikipe nkunda, ni ikipe yo mu rugo. Ubu ni natwe turi ku mwanya wa mbere. APR igikona turakirusha inota rimwe. Ejo umukino w'ikirarane jamais de tout, imikino yose irangana. Uravuze ngo jamais de tout ntacyo. Turanganya imikino yose. Ejo turahura na polisi, nituramuka polisi tuyitsinze, polisi mbese urebye niyo kipe dufite ikomeye. Muzayitsinda kandi nta bakinnyi mufite mutajya munabishyura. None uzaza batwishyurira. Fred, uzaza batwishyuye niba tutishyura twebwe abakinnyi bacu. Nzandiko wabonye abakinnyi banyu batangiye gushyira hanze. Inzandiko. Muhire Fetina n'undi yanditse avuga ngo ntazakomeza nayo ngo azasezera, azagende. Ngewe nyine ikibazo rega nuko mutamwishyuye. ngo iki? Ikibazo nuko mutamwishyuye. Ubuse muratsinda polisi n'ejo turayitsinda. Ufite icyizere cy'uko muzayitsinda? Kuko ubu ngubu icyo nabwira ubuyobozi bwa siporo, baraba perezida Muvunyi wo mu rwego rw'igihugu, n'undi ufite ikipe, rwose mwegere ikipe. Uri mu mwiherero uyu munsi, barakora imyitozo yoroheje, ku kimwe mfite amahirwe ko tuzatsinda polisi FC. Gihe kisi nyine byarabaye, baratsinze. Ntabwo navuga ko twibwe igitego, twibwe ni icya kabiri, ariko nubwo wakora icya kabiri hagasiga cya kindi cya mbere, n'undi ni amanota 3 APR yaradutsinze. Igitego cya kabiri hakiri byo gute ko umukinnyi yaraguye nta vantage. Yaraguye gute se? Yaraguye rubitre ntatange penalty, ya kipe twari tugiye gutsinda igahita izamuka igahita ibona igitego cya kabiri. Ari amakosa. Ariko ubu ngubu baguhaye nk'ikipe ya Rayon Sport ngo uyitoze, wayemera? Wanjye ntabwo nize ubutoza. Ntabwo wayitoza? Beza wakwaga gutoza ikipe yawe? Narigiye ubutoza nayitoza, ariko ubwo se najya gutoza ibiki? Ariko burya nanone buriya ikipe ifite abakiri b'abahanga ishobora no kujya mu kibuga igakina n'ubwo yaba idafite umutoza. Ikipe ikomeye ishobora no gukina nta mutoza igatsinda. Ariko ngo mwishyuye umurozi ngo umupfumu rwanyu rwose wavuye i Burundi araza arabatenga. Webye ntabyo ibyo gufana pe niyo mpamvu uzanye ibyo ngibyo. Nta mufana, twebwe ikipe ya Sport yakomotse ku bapadiri, ku mwami. Ntabwo twebwe tujya mu birozi, twebwe icyambere twizera Imana. Hagira umusinga kandi buriya Bikira Mariya n'abafana Rayon Sport, nta kuntu Bikira Mariya n'abafana Rayon Sport ngo tujye mu burozi. Twebwe akenshi dutsinda kubera Imana. Bikira Mariya afana Rayon. Bikira Mariya ziramuzi? Bikira Mariya yambara ubururu n'umweru, naho hari mu ijuru. Naho hari mu ijuru. Hagira uwo mu buhe bwoko nza vuga? Nge nta bwoko ndimo. Oya urabizi ubwoko dusoze ma urugero abasinga abashamba. Wanjye ibyo ngibyo simbizi, navutse ibyo bintu ntabizi. Ndi umunyarwanda uvuka i Nyanza. Uvuga ngo uri umusinga ngo ukunda n'inyama cyane? Ndi yakamwana se. Yakamwana uzi ko inyama ashaka kuyigukubitiraho. Umwami I mean ntuza pop bimitse cyangwa se papa mu rurimi rw'ikinyarwanda, bimitse uramuzi? Nge ntawe nzi nuko akomoka muri Amerika. Uzi ko akomoka muri Amerika? Yitwa Pop Leo, yasimbuye Papa Francis. Niwe umupapa wa mbere Amerika igize, na perezida wa Amerika yarabyishimiye cyane ngo ashaka kuzahura nawe.
birimo biravugwa yuko ubu ngubu ngo agiye guhereza uburenganzira abapadiri bakajya bashaka nabo abagore. ibyo simbizi. Ibyo simbizi ntabwo nabyinjiramo. Ubwo atanze uburenganzira bajye babashakanye nabo babyara. Uyu munsi uramutse ugize nk'ubushobozi cyangwa bakakugira padiri, wumva wowe wabaho udafite umugore? Nabaho, kuko ryaba ari isezerano ry'Imana, kuko bariya bari nibo basigaye, babita ibisonga byasigaye biri kuri iyi si kugira ngo bigire gute. Ntabwo biriya bintu byo gushaka abagore, mbese umuntu adashatse ntiyabaho. Yabaho. Guys, mureke dusoze, reka tubashimire kandi tubifurize kumererwa neza. Ni Wisdom TV Rwanda, ni Fred Images. Reka tubashimire kubwo kubana natwe umunsi ku munsi. Uzi ko utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo umunsi ku wundi dukomeze kubana mu biganiro byacu. Dusoza, Nzovu, gira ikintu ubwira abantu bakurikiye Wisdom, nurangiza unabasengera wasezera. Okay. Abakurikirana YouTube channel, icyo nabasaba ni ugukora share na comment, mutibagena yanzogera kugira ngo amakuru abagireho igihe. Kandi twebwe turi abantu, ntabwo turi Imana. Aho tuba twafuditse, aho tuba twavuze nabi, mujye mudukosora twikosore. Kandi twebwe nta bintu bya politiki tujyamo, nta bintu byo guteza amahane. Twebwe akacu ni ukwiganirira, ni ukwiganira, tudatukana, tutagira gute. Mana ishobora byose, Mana nkunda, nkweretse YouTube channel Mana, ndayikweretse, ujye uyirinda. Kandi Mana, aho abandi baba baburiye abasub views, iyo igihora ibabona. Kandi Mana, nkweretse umuyobozi wayo, aba yavuye mu rugo ajya asubira mu rugo iwe amahoro. Kandi Mana ishobora byose, nkweretse n'uyu mukobwa Queen, nawe aba yaje hano, afite aho aba yaturutse, aba yaje kuri moto. Mana, ujye umusubiza mu icumbi rye amahoro. Kandi nanjye Nzovu mba navuye mu rugo, ndi kuri moto ku byuma by'abazungu, ujye imbere ya shoferi. Mana, umuyobore ngere ku kazi amahoro, nkaveho aho ngiye hose. Mana, ujye uhora undinda. Kandi Mana, nkweretse n'abanyarwanda aho bari hose ku isi, Mana, ujye ubarinda, aho abandi baburiye bo bajye bahora baronka, kuko iyo baje hano mu Rwanda baraduha. Mana ishobora byose, mbisabye mbikuye ku mutima, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.